Mukanziza Rebecca kuri channel nziza cyane yitwa Kizwa Live. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, umwami Imana abampera umugisha. Tugiye kwigana ikigisho cyiza cyane kivuga abantu babaye ibirangirire baboneka muri Bibiliya, igice cyaho cya 2. Uwo muntu tugiye kwigana ni umugaragu w'Imana Mose, uwo bavuganaga n'Imana imbona nkubone, uwo wahawe amategeko 10 y'Imana ku musozi Sinayi, umuntu wamaze iminsi 40 ari asenga ahabwa amategeko. Uwo niwe muntu tugiye kwigana muri kano kanya kugira ngo turebe ibyamurangaga. Ese yize yahe mashuri? Ese niki cyamubashije gushikama ku Mana? Ese ko yari ibwami byaje kumugendekera gute kugira ngo abashe kuyobora ubwoko bw'Imana? Bantu munkurikiye ndabashishikariza kurangiza iki cyigisho, murahavana imbaraga kubitubaho bituzengurutse muri inosi, burya Imana igufitiye umugambi mwiza. Mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Mwami w'abami, mutware utwara abatware, turakunezerewe, uhabwa icyubahiro. Ndi imbere y'abantu bawe waguze amaraso y'igiciro cyinshi kandi ukunda, ndakwinginze kugira ngo ubwo tugiye kwigana kino cyigisho cy'abantu babaye ibirangirire baboneka mu ijambo ry'Imana, ndakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga natwe tugire ibyamamare n'ibirangirire ku buryo Bibiliya kwandikwa natwe twabamo, ubidushoboze mu izina rya Yesu, amena. Umugaragu w'Imana Mose turabibona mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 2. Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Niwo mutwe w'amagambo uboneka mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 2. Rero byagenze gute? Abaheburayo bagiye mu Egiputa basuhutse, bagezeyo babwira Farawo ngo inzara nishira tuzasubira iwacu mu Kanani. Inzara ishize ntabwo bigeze babemerera gusubira i Kanani, ahubwo babashyize mu bubata bw'urwondo, babumba amatafari, bakazana inganagano, bakubaka amayetaje. Misiri iragenda irakira cyane ikoresheje abaheburayo bajyanywe no gusuhuka, bakoreshejwe imbaraga zabo batabahemba. Yewe n'uwarwaraga bamukatiraga mu rwondo, nta mpuhwe bigeze babagira. Nyuma y'uko Yosefu bakeshaga kubaho byose yapfuye, hima undi mwami utarigeze kumenya Yosefu, babagirira ibyamfurambi. Bamaze mu buretwa imyaka 430 bari mu buretwa, bakora batabaza. Haza n'ikindi gisekuru cyumva imirimo itangaza Imana yakoze nk'amateka. Ariko Imana yari yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwawe ruzabasuke mu gihugu cya Egiputa, kandi nzabakuza y'amaboko akomeye. Maze rero Mose yavutse mu gihe umuheburayo wese watwitaga yabwiraga Imana ngo mbabarira simbyara umuhungu, kuko itegeko umwami Farawo yabaga yatanze ryaravuga ngo umwana w'umuhungu wese uzajya uvuka bajye bamwica, ariko umukobwa bajye bamureka beho. Ngaho Mose yavukiye mu baheburayo abenshi barasengaga ngo Mana nyir'ijuru mbabarira sintwite. Maze uyu mubyeyi witwa Yokebedi ashiguka yatwise, amaze gutwita ati Mana mfasha simbyara umuhungu batazamunyicira mu maso. Igise kirajyana, kubyara umuntu akakwicira umwana birababaza, kandi ubikoze nawe yarabyaye. Imana ibabarira abicanye. Uyu mubyeyi yahishe inda. Ntabwo byoroshye ko umubyeyi ufite umugabo ari nawe wamuteye inda ashobora guhisha inda. Ariko abaheburayo, uyu muheburayo kazi witwaga Yokebedi ni nyina wa Mose, yahishe inda amezi 9. Nta n'umuntu yabyongoreye kuko ntabwo yari azi icyo azabyara icyo ari cyo. Agiye kubona byaye umuhungu. Niwe mubyeyi tubona muri Bibiliya umugabo watigezaho ibihembo. Ese nkubaze, waha ibihembo umuntu wabyaye umuhungu kandi mwiteguye ko itegeko ry'umwami ryavuze yuko umuntu ubyaye umuhungu bagomba kumwica?
n'umuhishe bagomba gupfana. Ariko ngo kwizera niko kwatumye umubyeyi Yokebedi ahisha umwana we amezi 3, amugirira impuhwe, yihunza itegeko ry'umwami ko iyo babimenya ko yabyaye umuhungu ntamutange ngo bamwice, bari kumwicana n'urugo rwe rwose. Amayeri ya Satani namwe yo kutumaraho abasaza bacu, ariko dufite Imana izi kurinda. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umwana ageze mu mezi 3 byagenze gute? Yatangiye arira. Mwese murabizi ukuntu abana barira, atazi ko hari itegeko ry'umwami ryatanzwe. Maze umubyeyi mu bwenge bwinshi hamwe no gusenga Imana yafoshe agatebo, maze akabohesha ubushishi, maze akazajya abyuka nijoro akagashyira ku ruzi rwa Nili. Uwo mwana yonkaga kangahe? Yewe Imana izi kurinda. Umwana wonka rimwe ku munsi, umwana uhindurirwa rimwe ku munsi ibyo yiyandurijemo. Yewe Imana yacu irahambaye. Maze ninjoro bakaterura ko gatebo karimo umwana bakamutunganya. Ni ukuvuga ngo ijoro niho yirirwanaga na nyina, manywa yose ntawe aruzi. Mose yari ari mu burinzi bw'Imana isumba byose. Maze rero igihe bamushyiraga muri ako gatebo, Imana yo mu ijuru yarabirebaga. Imana yo mu ijuru yarebaga amasengesho umubyeyi ari gusengera umwana we. Bidatinze rero Imana yo mu ijuru niyo yatumye umukobwa wa Farawo ajya koga ku ruzi rwa Nili, anyura hatagombaga kunyura, maze abona agatebo karimo umuhungu mwiza cyane. Agifungura agatebo, umwana ararira. Mu gitabo cya mbere cy'Abakorine igice cyaho cya 15 umurongo wa 19 aravuga ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye wenyine, niwe utuma duhinduka bakugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Imana yo mu ijuru niyo ituma tugirirwa impuhwe. Imana yo mu ijuru niyo ituma wibukwa. Imana yo mu ijuru niyo ituma utabarwa. Iyo Mana uyifatanyeho akaramata, uyibera indahemuka, ho muri zagutabara. Mushiki we wa Mose yabaga hirengeye ari kureba ikishobora kuba kuri uwo mwana. Abonye umukobwa wa Farawo amuteruye, maze amufashe, ahita aza ashirika ubute n'ubwoba. Aramubaza ati, mbega umwana mwiza, mbese namuzanira umubaririra? Umukobwa wa Farawo ngo yego, wawugize neza. Nyina maze Mariyamu ajya kwirukanka abwira nyina uko byagenze, ndetse amutekereza ko umukobwa wa Farawo akeneye umuntu uzamurerera umwana kandi ko azanamuhemba. Maze nyina araza Yokebedi umukobwa wa Farawo ati, nderera uyu mwana, nagera mu myaka 12 uzamunzanire, nzamufata mu wanjye. Farawo nta mukobwa yari yarabyaye. Urumva rero Farawo nta muhungu yari yarabyaye. Urumva rero ko yarabonye umuzungura ku ngoma. Imana yacu itagibura uko ibigenza, ihabwa icyubahiro. Rero kuba rero Farawo nta muhungu yari yarabyaye, umukobwa we akaba yitoreye umwana, yamufashe nk'uwe, kandi niwe wari kuzaragwa ingoma yose ya Mwegiputa. Urumva ko Mose ari kuba umuntu ukomeye, kandi Egiputa y'icyo gihe nicyo cyari igihugu cy'igihangange, cyari cyubashywe cyane, abayobozi babo bari abantu bubashywe cyane. Urumva nka Mose wavukiye mu rugo ruciriritse, niwe yaragiye kubahwa cyane. Maze umubyeyi bamushyikirije umwana, yaratashye. Atashye byagenze gute? Yashimiye Imana yo mu ijuru ibikoze. Imana yarebye umubabaro w'umubyeyi wonsa umwana we rimwe ku munsi, yakagombye kumwirirwana, amabere akikama, kandi afite umwana yonsa. Ababyeyi murebe umubyeyi utaronsaga kubera itegeko ry'umwami, ariko dufite Imana inyuranye ibihe, dufite Imana ihindura amateka. Imana niyo yatumye umukobwa wa Farawo amugirira impuhwe, maze anamuha nyina atabizi. Nyina rero ngo yamwigishije imyaka 12. Abwira umwana we ati, mwana wanjye Mose, burya uri umuheburayo,
nakubyaye mu bihe bigoye, bene wacu barabica, abana b'abahungu barabishe, ariko we nagize impuhwe kuko Yokebedi yaturukaga mu muryango w'abatambyi ba Lewi, yatekereje ko umukiza Yesu azahavukira, maze yanga kwihotorera umwana, yihunza itegeko ry'umwami, abibwira Mose, amubwira amavu n'amavuko ye, amubwira ukuntu bageze mu Egiputa, ukuntu Farawo yabakoresheje uburetwa, ukuntu uburetwa bwabamugaje, ukuntu abana b'abahungu bavutse babica, ariko ukuntu we yahishe inda, ukuntu Imana yamugiriye neza akaba ari kumurera. Ti mwana wanjye, iki gihugu turimo gisenga ibigirwamana, n'iby'ubupfu, gusenga Imana itumva, gusenga Imana ifite amatwi ariko ntiyumve, gusenga Imana ifite amaso ariko itareba, gusenga Imana ifite umunwa ariko itavuga, gusenga Imana ifite ibirenge ariko itabasha kugenda, gusenga Imana ifite amaboko ariko idakora. Mwana wanjye, n'iby'ubuswa, n'iby'ubwenge buke, gupfukamira ibigirwamana, gusenga Imana itari yo mu ijuru. Mwana wanjye, uri umuheburayo, dusenga Imana yo mu ijuru, yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mwana wanjye, ntuzabyikubita imbere, mwana wanjye, ntuzigere upfukamira ibigirwamana byo mu Egiputa. Dore ndi kukurera, bantegetse kukurera imyaka 12. Mwana wanjye, uzubaha Imana, naho byagusaba gupfa, uzemere upfe, ujye mu gituro urindire igitondo cy'umuzuko, aho kugira ngo nkubone uhagaze munsi y'ibendera rya Satani usenga ibigirwamana, waravuye mu kuba indahemuka ku Mana. Umubyeyi Yokebedi yaramureze, amuha indangagaciro zo gukunda Imana kuruta ibindi bintu byose, nk'uko Yesu yabwiye abigishwa be, aravuga ati itegeko risumba ayandi niriye bamubajije, arababwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose. Irya kabiri yatanze Yesu yavuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mose rero nyina yamwigishije gukunda Imana n'umutima we wose, n'ubwenge bwe bwose, na roho ye yose. Ibyo ni byo umubyeyi Yokebedi yamwigishije mu myaka 12. Uyu Yokebedi yabaye umubyeyi, aba n'umuja, yitangira umwana we. Yarazi ko imyaka 12 atazongera guca igera umwana we, kandi yarazi ko afite inshingano nk'umubyeyi yo gutoza umwana w'indangagaciro zo kubaha Imana. Nibyo byamubashije kuba indahemuka mu bikorwa bye byose yakoraga. Maze imyaka 12 irashika, maze Yokebedi ashyikiriza umukobwa wa Farawo umwana ngo yari afite igikundiro, yari afite igihagararo cyiza. Abibwami bamubonye ati wa, uyu ni umwana ukwiye kuzasimbura Farawo. Yajya kwiga ibya gisirikare, generali mu gisirikare, amategeko, amashuri yose yarangiza, ariko hari rimwe atashoboye, iby'ibigirwamana yananiwe kubipfukamira. Kwiga ibyo imigenzo yabyo yarabikoze, ariko kubipfukamira ntabwo yabipfukamiye. Bari bazi rero yuko azagenda abimenyera buhoro buhoro, ariko ntabwo yigeze abyemera. Uyu mubyeyi Yokebedi yakoze ikintu cyahesheje isi umugisha. Uretse nyina wa Yesu witwaga Mariya, undi mubyeyi wahesheje isi umugisha ni Yokebedi, wa mubyeyi utaruzwi, ariko mu ijuru tuzabona umubyeyi Yokebedi wareze umwana we neza, akamwitaho, akamuha icyo agomba kumuha cyo kubaha Imana. Babyeyi munkurikiye, ni iki muha abana banyu? Mubaha za sererake, mubagurira imyenda myiza, mubagurira buri kimwe cyose bakeneye. Ese wigeze umubwira urukundo rw'Imana isumba byose? Ese wigeze umubwira kuba indahemuka mu tuntu duto? Ariko ndabarenganya. Ese ko ntawe utanga icyo adafite? Waba utabifite ukabiha umwana? Imana ikubashishe kugira iby'ingenzi uzaha umwana wawe, uzasiga umurage mwiza ku isi, uzasiga umwana uzaba ingirakamaro muri ubu buzima, umwana uzifuzwa n'isi yose kubera ibyo wamuhaye. Babyeyi munkurikiye, mbese ni ibiki duha abana bacu? Ku mashyiga dutetse ni ibiki duha abana bacu? Mu miryango yacu ni ibiki duha abana bacu? Umubyeyi Yokebedi atubera icyigisho cyiza. Tugomba guha abana bacu ibikwiriye, ariko ikibanze ni ukumukundisha Imana, kuko ariyo yaturemye, niyo itubeshejeho, kandi niyo dukesha
kubaho kwacu kose. Ibi umubyeyi Yokebedi nibyo yakoze, kandi mu bwami bwo mu ijuru tuzabona na Mose ari mu ijuru nk'uko ibyanditswe bitubwira. Mose rero aragiye yize amashuri yose yo mu Egiputa arayarangije, ibya gisirikare arabirangije, yize iby'amategeko arabirangije. Amashuri yose yo mu Egiputa yasabwaga nk'umuntu uzasigarana ubwami yarayize arayarangiza. Byagenze gute se kugira ngo ave ibwami? Ibwami yaraguwe neza, ibwami yarafashwe nk'umuntu w'ingirakamaro. Igihagararo cye, igikundiro cye, kumureba n'isura ye n'ubwenge bwe byamuheshaga guhagararira umwami ndetse no kuzasimbura umwami uzaba Farawo mu gihe azaba amaze gutanga. Ariko umunsi umwe rero, nk'uko mu gitabo cyo Kuva bitubwira, yaragiye abona Abaheburayo bararwana. turabibona mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 2 uhereye ku murongo wa 11 haravuga ngo Mose yica umunyegiputa arahunga ajya i Midiyani. Byagenze gute? Yasanze umwegiputa ari kurwana n'umuheburayo. Mose nk'umusirikare wabitorejwe, yarabitojwe pe kandi aranabitsindira, afata umwegiputa aramwicara anamwishyingurira. Maze inkuru yose irasakara ati dufite umuntu ibwami utuvuganira utuburanira, yaje arantabara, yishe umwegiputa, noneho arangiza. Noneho yongeye gutembera undi munsi abona Abaheburayo 2 barwana. Arababwira ati se mugenzi wanjye, namwe murapfa iki ko muri abavandimwe? Murapfa iki? Urenganye mugenzi we, inyandiko irambwira ngo yaravuze ngo urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa ukamushyingura. Iyo nkuru yaragiye igera ibwami, amenye yuko umuntu uzamusimbura ari kuburanira Abisiraheli, ari kuburanira Abaheburayo, maze bashaka kumwica. Mose yarahunze ajya i Midiyani. Imidiyani se wambaza ngo yakoze akahe kazi? Nako kuragira intama. Wambaza ngo yahamaze imyaka ingahe? Yahamaze imyaka 40 aragira intama. Yewe ibigeragezo biragwira. Hari igihe umuntu yiga amashuri menshi akabura akazi bikamutera ihungabana. Humura, dufite Imana itibagirwa, ntuzagire ihungabana. Ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe buri mu biganza by'uwaguhanze. Muhanga amaso azakubera igisubizo. Mose yamaze imyaka 40 aragira umukumbi wa sebukwe Yetiro, amuragirira ngo kandi yabikoranaga ubwuzu n'urugwiro, ngo icyizere cyo gukiza Abisiraheli cyari cyaramuvuyemo. Ibwa mbere yumvaga ko azakoresha strategy za gisirikare akakiza Abisiraheli bari mu buretwa, ariko ngo igihe yahungaga icyizere cyamukamutsemo. Umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira kiragira, uwa gatatu urashira, urakaragira utaranize. Noneho kwiga amashuri ukaba ufite PhD muri droit, ukaba ufite PhD muri comptabilité, ukaba ufite PhD mu gisirikare, ukaba ufite PhD mu bintu byose, ukajya kugwa inyuma y'intama. Mbega ishuri ry'Imana ababyeyi we, ese wowe uri muri he shuri? Ku ishuri ry'Imana ngeze kuri Mose nacecetse umunwa nkawufunga nkiga kuvuga make. Mbere ko nanasekaga igitwenge kirumenesha, igitwenge kikajyamo speed govern. Uzi ishuri ry'Imana ukuntu rigora. Mose yaragize, uribaze Mose ujye mu Kuva igice cyaho cya 3 ujye mu gice cya 4 urebe ishuri ry'Imana, urebe Mose ukuntu yize. Nawe mu ishuri urimo ihangana utsinde. Wirinde gusibira, wirinde kwitotomba, wirinde kwiganyira. Niyo mpamvu turi kureba abantu babaye ibirangirire banditswe mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubigireho. Nawe uri mu ishuri ry'ibigeragezo, nawe uri mu ishuri y'ibikomere bitandukanye, iga guhanga amaso Imana izakugirira neza. Uyu rero yamaze imyaka 40 aragira umukumbi wa sebukwe Yetiro. Kubera ubunyangamugayo no kwicisha bugufi no kuba indahemuka, byafashije sebukwe Yetiro kumushyingira umukobwa we, kandi yabaye umwunganizi mwiza mu muryango. Ndashima uyu mugore wa Mose
wemeye umugabo we uragira intama akaragirira sebukwe. Ndashima sebukwe Yetiro wemeye kumuha umukobwa we. Yabonaga muri Mose uretse ko nta kasha afite ariko ari inyangamugayo, mu murimo wose akora kandi yubaha Imana. Haleluya. Mbese mukobwa unkurikiye wakwemera mugabo ukijijwe ariko utagira kashi? Wibaze ntusubize. Mbese mukobwa wabibyemera? Musore umukobwa ufite Yesu ariko udafite kashi wamwemera? Uyu umugore wa Mose yaramwemeye kandi muzirikane neza ko yakoreraga papa w'umukobwa ariko babanye neza, ntiyigeze amucyurira ngo amubwire ngo uruwa mu ntama n'ubundi nta bwenge ugira, ahubwo babanye neza nk'umugabo n'umugore kandi Imana yarabubakiye. Maze Imana ibonye Mose yujuje ibisabwa byo kujya gucyura ubwoko bw'Imana, Imana yamucishije muri iri kosi kugira ngo yige ibintu bikurikira. Yamucishije muri iri kosi ryo kuragira intama kugira ngo ibyo yamize mu Egiputa bimushiremo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yaciye mu ikosi ryo kuragira intama kugira ngo yige kwihangana intama no kuzitaho. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Yego, intama kunazi kuyakuya azikunda. Yahigiye icyigisho cyitwa kwihangana. Icya gatatu yahigiye kwiga kwitegereza Imana no gusabana n'Imana. Ibindi yahigiye yuko mu byaremwe bigaragaza urukundo rw'Imana. Ibyo byose byabashije Mose kugira ngo akura ubwoko bw'Imana mu Egiputa, kuko mu myaka 40 Imana yari yaramwigishe kwihanganira ubuzima bugoye kandi bukakaye, kwihanganira gusuzugurwa, kwihanganira ibitutsi. Ibyo byose Imana yari yaramutoje kugira ngo abashe kwihangana. Nawe uri guca mu mirabi itandukanye, mu bigeragezo bitandukanye, ndakurarikira kwihangana. Ntago uzi umurimo w'Imana gutegurira mu minsi iri imbere. Ahari uzaba ofisi uri kumuvugira hirya no hino mu bihugu by'amahanga. Niyo mpamvu mu ishuri urimo gitwa ikigeragezo. Gerageza wihangane, wige kwiringira Imana yo yonyine, kandi uzava ku ikosi unesheje, kuko nta wajya kuba ofisi yataciye ku makosa atandukanye. Rero mu gihe uri mu makosa atandukanye uzahabwirwa amagambo menshi y'urucanege, ibitero by'umwanzi bizakuzaho, ariko kuko uzi kuri ku ikosi kandi ko nyuma y'ikosi uzambekwa ibirokoroko, inyenyeri zikaza, ibihanga bikaza ku rutugu. Ihangana utsinde, songa mbere. Haleluya. Mose rero mu Imidiyani aho yitegerezaga aragiye ikirere kimugose, yize kwiringira Imana no kuyihanga amaso. Rero uyu musore Mose Imana yamutumye mu Egiputa mu gihe yamubonekeraga mu gihuru cyaka umuriro kidakongoka, maze iramubwira iti, Mose kwetura inkweto zawe, aho uhagaze n'ahera. Maze Imana yamubwiye ibitangaza. Urabibona muri kuva ibice 4. Imana yamuhaye ibimenyetso azakorera mu Egiputa. Yarabikoze. Ibyago cya 10 cyatumye Farawo arekura ubwoko bw'Imana buragenda. Farawo yabanje kwanga kurekura ubwoko bw'Imana, avuga ngo hazagenda abasaza, hagende n'abantu bake kuramya Imana. Maze Mose ashiritse umwete aramubwira ngo nta n'urwara rwo kwishima tuzasiga hano, tuzagenda twebwe ubwacu n'abana bacu, abato n'abakuru, n'imikumbi yacu tuzagenda, nta n'urwara rwo kwishima tuzagusigira. Baragiye barahaguruka. Kugira ngo bahaguruke nuko Imana yabwiye Mose ngo genda umubwire ngo yanze ko abana banjye b'imfura bagenda. Ubwo yanze kurekura abana banjye b'imfura, nanjye ikintu cyose cyo mu Egiputa nzakica. Maze abana b'imfura, ikintu cyose cy'uburiza cyavutse mbere kimaze gupfa, Farawo aremera arekura Abisirayeli baragenda. Uko Imana rero abibwiye Aburahamu
ngo urubyaro rwawe ruzabasuke mu Egiputa, ariko nzabakuzaho amaboko akomeye. Imana yabakujeho amaboko akomeye mu bitangaza 10 yakoreye mu Egiputa kugira ngo abana ba Isirayeli bahave. Baragiye, Imana yabagiye imbere mu nkingi y'igicu, ninjoro ni mu nkingi y'umuriro. Iyo inkingi yahagararaga babaga ari ukuruhuka. Imana yababereye byose mu butayu, amazi yo kunywa ntiyigeze abura, ibyo kurya ntibyigeze bibura. Imana yababereye byose, ibereka yuko umuntu wese adatungwa n'ibyo akora, ahubwo ko Imana ibeshejeho umuntu. Imana niyo itubeshejeho, Imana niyo itubeshejeho, ivuze ngo baho kandi n'ukuri twige kuyigirira icyizere. Bageze ku nyanja itukura byagenze gute? Basanze inyanja ihorera. Inyuma yabo Farawo yanze kubarekura burundu, aragaruka ati reka data, nubwo abana b'imfura ikintu cy'uburiza cyapfuye, ngiye kurekura Abaheburayo bari bamfatiye runini bazi gukora, n'abacakara banjye. Maze Abisirayeli bashya ubwoba, bari hagati y'imisozi, bakikijwe n'imisozi, inyuma ari abanzi babo, imbere ari inyanja. Maze Mose umugaragu w'Imana isumba byose atabaza data wa twese, abaza Imana ati tubigenze gute? Imana iramubaza ngo ufite iki Mose? Aramubwira ngo mfite inkoni. Yirambure hejuru y'inyanja, arambuye amazi amwe asuma agana iburyo, andi ibumoso. Kaburimbo special iraboneka, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Abisirayeli barambutse, umuntu wa nyuma avuyemo. Abegiputa bose bari bagezemo, bari ku mafarashi, bari bazi kurwana. Maze Imana ibwira Mose ngo ongera urambure ya nkoni yawe hejuru y'inyanja. Maze ayirambuye, Abanyegiputa bose bashiriramo. Maze mu Kuva igice cyaho cya 15, Abisirayeli bateye indirimbo baririmba basingiza Imana ibakijije. Uyu Mose mbabwira ni wowe ubwoko bwa Isirayeli yenda kubugeza Kanani mu gihugu cy'isezerano. Imana yamukoresheje ibikomeye byinshi. Imana yavuganaga nawe imbona nkubone. Imana yamuhereye amategeko 10 yanditswe mu Kuva igice cyaho cya 20 umurongo wa mbere kugeza 17. Imana yamukoresheje imirimo n'ibitangaza byinshi. Uyu muntu niwe waciye ku makosa atandukanye, kandi Imana imubashisha kubona intsinzi. Uyu n'igihe Yesu yari ari mu gashyamba ka Getsemani ababarizwa ibyaha byanjye nawe. Mose na Eliya baramubonekeye bamubwira ko agomba kwihangana. Uwagendanye nabo mu nkingi y'igicu, uwagendanye nabo mu nkingi y'umuriro yari Yesu. Igihe Yesu yagendanaga n'ubwoko bwa Isirayeli, noneho igihe babazwaga kubera ibyaha byanjye nawe, Mose araje aramukomeza, maze Yesu asubizwamo imbaraga, yihanganira umusaraba uteye isoni kugira ngo aducungure. Mose yaciye mu makosi menshi atandukanye, niyo mpamvu yabashije kwihanganira Abanyegiputa ngo batukanaga ibitutsi by'ibihekane. Bari baravukiye mu Egiputa, bari bazi gutukana, bari bazi agasuzuguro. Niyo mpamvu bagombaga kubona umuntu watojwe uzi kwihangana. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uyu ni umuntu wa kabiri tumaze kwiga w'ikirangirire, wabanye n'Imana akemera gutozwa n'Imana, kandi Imana ikamukoresha iby'ubutwari. Nawe uri gutozwa n'Imana mu ishuri urimo iryo ari ryo ryose, sinzi amakuba n'ibigeragezo bikugose, ariko gumya kugirira Imana icyizere, uzavamo umuntu ukomeye w'ikirangirire abandi bagisha inama. Tugumye tugirire Imana icyizere kandi tuyinambeho, Imana ntizadutererana. Mwifurije gukomera ku munsi mubi, mwifurije kuzagira iherezo ryiza ry'Abakiranutsi. Uwiteka bidushoboze mu izina rya Yesu, amena. Dusenga Imana. Mwami w'abami, twize umuntu wabaye ikirangirire uboneka mu ijambo ryawe witwa Mose. Uhabwe icyubahiro ko wabyandikishije. Hari igihe duhura n'amakuba n'ibigeragezo bitandukanye tukagira ngo waturetse, ariko nitumenye ko turi muri special force kugira ngo twitegure uko tuzakora ibirenze bikomeye ushaka kuduhamagarira. Uduhe kwambara intwaro zose z'Imana, kandi uduhe kukugirira icyizere mu makuba n'amagorwa duhura nabyo,
twiringira Imana yacu kuri Imana ishobora byose kandi kuzatabara. Tabare buri wese uri guhura n'ibigeragezo bitandukanye, umuha imbaraga zo kunesha no kugira ngo yiga kuguhanga amaso wenyine, ubidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.